Muraho neza nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku mpamvu Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu mbere yo kugera mu gihugu cy'isezerano. Nkuko mubyibuka neza ubushize nabaganirije ukuntu tuzasoma Bibiliya nkabereka ibintu bikubiyemo abantu benshi wenda bataba barasomye kubera ko batisomeye Bibiliya ubwabo. Uyu munsi akaba ari ko ngiye kubasangiza ku mpamvu ya nyayo yatumye Abisirayeli bamara imyaka 40 mu butayu aho kumara iminsi 40. Abantu benshi bazi ko impamvu bamaze imyaka 40 ari uko basuzuguraga Imana yababwiraga ibyo gukora bakayisuzugura, ariko ntibasobanura impamvu ya nyayo yatumye bamara iyo myaka yose. Biranditse gusa bisaba umuntu kubyisomera ubwe kugira ngo byumve. Uko nabyeretswe rero ngitangira gusoma Bibiliya mu itangiriro kuva mu Balewi kugeza ngeze kuri Yosuwa, Imana yanyeretse impamvu ya nyayo Abisirayeli batinze mu butayu aho kugira ngo bahite bambuka. Urabona ko Isirayeli yari nka Egyptira, bashobora guhita bambuka gutya bagahita bajya mu gihugu cy'isezerano, ariko Imana ntago ariko yabikunze. Byatewe n'ikirero. Kuki bagombye kubanza kuzenguruka bakamanuka hano hasi, bakongera bakazamuka, bakazenguruka, bakongera bakazamuka, bakazenguruka kugira ngo bagere ku gihugu cy'isezerano. Niyo tugiye kureba rero, turebe impamvu yabiteye, turebe uko byanditse, aho kugira ngo twumve abantu ibyo bavuga ngo impamvu batinze mu butayu, hari hose bagize impamvu batinze nuko batumviraga Imana, Imana yababwiraga ibi ntibabyumve. Ahantu hose banyuze ndashoboye kubara nkareba nuko abandi babibaze, banyuze ahantu 50. Urabona uvuye muri Egiputa ukava kuri Ramses ukamanuka ukagenda kugera kuri Izion, ukagenda ujya kuri Kadesh Barnea, ukazenguruka hose ukanyura kuri za Moab na Edom kugeza ugeze i Kanani ku gihugu cy'isezerano. Ahantu hose bagiye banyura hangana n'ahantu 50, kandi aho hantu hose uko bagendaga bahanyura niko bahagiriraga ibigeragezo kugeza bageze mu gihugu cy'isezerano. Impamvu rero ya nyayo yatumye bamarira iminsi yose nta yindi nuko ari isezerano Imana yari irabahaye inyuze muri Mose cyangwa Moses cyangwa se tuzi nka Musa. Imana yari yarabwiye Moses ko izabahe igihugu cy'isezerano, kandi noneho itanga urugabano aribyo twakwita nk'imbibi z'icyo gihugu uko kizaba kingana. Tugiye kubisoma rero mu Kuva 23 kugeza kuri 31 uko Imana yabwiye Musa. Nzagushyiriraho urugabano ruhere ku nyanja itukura rugere ku nyanja y'Abafilisitiya, kandi ruhere ku butayu rugere ku ruzi Efurate, kuko nzabagabiza abatuye muri icyo gihugu mukabanesha mukabirukana imbere yanyu. Urumva rero ko Imana yari yabwiye Mose ko igihugu cy'isezerano kigomba kuzava ku nyanja itukura kikagera mu Bafilisitiya, ukazamuka kugera kuri za Edom na Moab, ukabona kunyura kuri Efurate, ugahita urukira mu gihugu cy'isezerano. Nuko nguko igihugu cyagomba kungana, kandi bigashimangirwa neza n'ibiri kuri uyu munsi. Ubona zira ntambara ziri muri za Syria, za Iraq, biriya byose ni umugambi w'Imana kugira ngo igihugu cy'isezerano uko cyamye kera, uko Imana yakivuze hano mu Kuva bakiva muri Egiputa kugeza n'uyu munsi, niyo mugambi w'Imana kugira ngo ibintu bizasoze uko yabivuze kuva na kera na kare. Bishimangirwa n'iki rero? Bitwereka ko ari umugambi w'Imana, ariko igihugu cyagomba kungana. Ikishimangira rero nta kindi, Imana iratubwira kugira ngo twumve Bibiliya tuyisome neza, tugomba kuyisoma ugafata nko mu Kuva ugasoma ibyanditsemo, ukajya mu Balewi ukareba ibyanditsemo, ukajya muri Yosuwa ukareba ibyanditsemo, noneho ugahuza. Reka rero turebe impamvu Imana yatumye batinda hariya, icyabiteraga, noneho tuze dusubire inyuma tuganire neza turebe icyatumaga bahatinda. Reka turebe ibyanditse muri Yosuwa. Uzi neza ko Yosuwa amaze kuzungura Mose, Imana niwe yakomezanyije nabo
kugira ngo azabambutse abageze mu gihugu cy'isezerano. Ibyo rero tubisoma muri Yosuwa wa mbere 3. Imana ubwo yababwiraga iti aho muzakandagira hose mukakandagiza ibirenge byanyu ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Ni ukuvuga ngo Imana yatumye banyura hari ahantu hose aho bagendaga bakandagira uvuye kuri Ramses ukamanuka hari ko nabize kuri za Ezion Kadesh Barnea bakazenguruka hose bakayizunguruta bakagera za Idom na za Moab bakarinda bazenguruka kuri Efrat kugeza bageze ku gihugu cy'isezerano. Niko Imana yari yarasezeranyije Mose ko aho bazakandagiza ibirenge hose hazaba igihugu cy'isezerano Imana izabagabiza kandi izagenda ituma batsinda abantu bose bahasanze. Ni ukuvuga rero ku isezerano ry'Imana yuko Imana yabibonaga hari ahantu bagendaga bakandagira rwari rwarugabana Imana yababwiye bagendaga bashinga aho bagenda bakandagira n'ibirenge byabo bakandagira bakora urugabano rw'igihugu cyabo, ariko ko batabyumva bumvaga yuko bagomba guhita bava mu Misiri bagahita bagenda muri Egiputa bigahita birangira. Imana yagomba kubereka urugabano rw'igihugu cyabo nk'uko tugiye kubona mu kanya ku ikarita aho banyuze, noneho kugira ngo banahamenye ntibazahibagirwe. Ariho yavugaga ngo aho muzakandagiza ibirenge byanyu hose niho nzabagabiza. Urumva rero ko bagombye kuhanyura nyine baca umupaka w'igihugu cyabo, ariko kubera ko batabyumva batabizi batari babisobanukiwe bo ahubwo bakavuga bati Imana twambutse tugezeho kare watuvaniye iki muri Egiputa, iyo tugumiza mu muri Egiputa tuje kwicwa n'inzara hano muri ubutayu, tuje kurirwa n'inyamaswa muri ubutayu. Bikwereka ko batumvaga umugambi w'Imana no kugira ngo ibashyirireho urugabano rw'igihugu cy'isezerano yari yarasezeranyije Mose, noneho ikabisoza inyuze muri Yosuwa. Ariko yongeye kubwira Yosuwa iti Imana ibwira Yosuwa iti aho muzakandagiza ibirenge byanyu hose nzahabagabiza. Ni ukuvuga ngo rero icyatumye batinda bagomba kunyura ahantu hose kugira ngo rwa rugabano Imana yabasezeranyije rushyirwaho, bamenye aho igihugu cyabo gitangirira kikarangirira. Niyo mpamvu rero batinze hariya bahamara imyaka 40 aho kugira ngo bahite bambuka bavuye kuri Egiputa bahite bajya kuri Israel, ahubwo bagombye kumanuka banyura ahantu hose 50 uko ntarondowe turaza kureba ku ikarita mu kanya kugeza bageze mu gihugu cy'isezerano. Nicyo rero cyatumye batinda hariya bakamara imyaka 40 aho kumara iminsi 40 nk'uko tugiye kubona ku ikarita. Nkuko nari maze kubibabwira rero tugiye kureba urugendo Abisirayeli bakoze kuva bavuye muri Egiputa kugera muri Israeli i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Urabona ko bashoboraga kuva hano Ramses bagahita bambuka bakaza hano mu gihugu cy'isezerano, ariko Imana nkuko nabibabwiye yari yarasezeranyije Mose bagombye kumanuka. Baramanuka hano hose bambuka inyanja itukura, barakomeza baramanuka bagera i Sinayi aho bafatiye amategeko, barazamuka barakomeza barazunguruka bagera Kadesh Barnea, barongera baramanuka barazamuka, ariko bazamukaga bageza Idom, bava za Idom bajya Moab ariho ku rugabano rwa Efrat, bagera kuri Nebo, barakomeza barazenguruka bambuka Yorodani, babona kwambuka bajya mu gihugu cy'isezerano. Iyi karita rero nanjye ntabwo nari narayibonye, kumvaga buri abantu bavuga ngo urugendo rugana i Kanani. Uru ni rwo rugendo bakoze rwabafashe ya myaka 40 kubera ko Imana ariko yarasezeranyije Mose, bishimangirwa na Yosuwa ubwo Imana yamubwiraga iti aho muzakandagiza ibirenge byanyu hose niho nzabagabira, nirwo rugabano rw'igihugu cy'isezerano mbahaye nk'umurage muzakigire igihugu cyanyu, kandi nzagenda bafasha kwirukana abantu bose bagituyemo. Rero nkuko nabivuze iki ni ikigeranyo cyaho banyuze, ntabwo ariho twavuga wenda banyuze 100%, ariko tugereranyije tukabona ko muri Bibiliya babivuga nuko byashushanyijwe ahantu bashobora kuba baranyuze. Bivuze ngo iki bisobanura izi ntambara zibera muri za Syria na za Iraq, biragaragara neza ko ariho Israel ishaka kwisubiza nkuko bivugwa, ariko nyine bizagaragara neza umugambi w'Imana nusoza aribwo abantu b'Imana bazasubizwa mu gihugu
cy'isezerano. Ibyo akaba ari byo nazaganiraho nanone. Ab'Imana izasubiza mu gihugu cy'isezerano ni bande? Bazasubiraho gute? Bizagenda gute? Ibyo ni ibindi twazaganira nyuma. Ibyo nabyo bishobora kuganirwaho, ariko ubutaha wenda dushobora kuzaganira kuri aha hantu bagiye banyura, uko bagiye bambuka bakava hamwe bakajya ahandi kugeza bageze mu gihugu cy'i Kanani, ibyo bagiye bahura nabyo, ibigeragezo bagiye bahura nabyo, kwitotomba kwabo ariko gutuma abantu bavuga ngo nuko bitotombaga, niyo mpamvu batinze. Bitotomberaga yuko nyine babonaga urugendo rutinda kubera wa mugambi w'Imana yari yababwiye iti aho muzambukira hose mukandagira niho nzagira urugabano rwanyu. Nuko rero batinze hariya, urugendo ruba rurerure kugeza igihe ahubwo benshi barutangiye batanarushoje, rusozwa n'abuzukuru n'abuzukuruza babo, akaba aribo bageze mu gihugu cy'isezerano. Nkimara kubona urugendo bakoze byarantangaje, ndeba uko Imana ibimishuriye ikoresha umwuka wayo inyereka mu kuva ibyo yasezeranye Mose n'ibyo yabwiye Yosuwa kugira ngo bisohoze ibyo yari yarabwiye Mose. Nahise mvuga Mana urakomeye, uri gitangaza kumishurira ibintu nk'ibi. Nta bantu benshi ujya ubyumva bavuga impamvu batinze hariya hantu, bose baravuga ngo nuko bitotombye, nuko bahize gutya. No, biranditse, byanditse neza. Imana yari yabwiye Mose ibishimangira binyuze muri Yosuwa ko ari urugabano rw'igihugu cyabo cy'isezerano Imana yaberekaga kugira ngo bahamenye neza, ntibazigire namwe bahibagirwa. Kandi n'ubu niko bimeze, umugambi w'Imana ugomba gusohoza. Abantu b'Imana nibasubira mu gihugu cy'isezerano yasezeranyije abakurambere bacu ba Mose, ba Yosuwa n'abandi bose batubanjije. Umugambi w'Imana rero ntujya uhera, uzasoza byanga byakunda. Abantu bazamenya ukuri kwabyo mu minsi iri imbere idatinze. Mukomere rero, Imana ikomeze ibarinde. Gusa isomo navuga twavana muri ibi, Imana nibikubwiye ibintu byizere, ubyemere, ubishyireho umutima wawe wose, aho ubitekerezaho ufungura amaso, kuko Abisirayeli hano Imana yarabasezeranyije baha igihugu cy'isezerano ntibabyitaho. Akaba aribyo byatumye batinda hariya hantu, barazunguruka kugeza ahubwo bake muri bo batangiye urugendo aribo barusoje, abandi ntibarusoza kubera ibihano by'Imana. Ndavuga rero ni dukomeze dushyire umutima ku byo Imana itubwira, kuko Imana ivugana natwe buri munsi, ahubwo tuyihe amatwi twumve neza ibyo Imana idusaba n'ibyo itubwira gukora, ntidushidikanye, kuko gushidikanya kwacu niko gutuma dutinda mu byo Imana aba yatubwiye yaduhaye, kandi tuzi neza ko biba byayiturutseho. Ntitukanagire imitima yacu rero ngo duhinyuze Imana, tuyishyire mu bigeragezo nk'uko nabivuze muri video yashize, ahubwo duhore twiteguye. Imana nitubwira ikintu tugerageze turebe ko twagishyira mu bikorwa, ubundi ikomeze idufungurire n'amarembo yandi. Kuko iyo iduhaye ibintu tukabigumana ntitubikoreshe icyo yabiduhereye, nicyo gituma dutinda aho turi, tukaguma aho turi, ibintu bikarengeranaho kugira ngo ibintu bijye mbere. Nkaba ndangije rero uyu munsi mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ikomeze bagereho, mukanguke, ibintu by'Imana iberetse mubishyire mu bikorwa vuba bishoboka, kugira ngo ikomeze ibafungurire n'indi miryango uko bwije n'uko bukeye. Turi kumwe rero, Imana ikomeze ibarinde. Jean Muhirwa, naho ubutaha, imigisha ituba ku Mana ibagereho. Amen.